mwongeye kwirirwa kandi muraho mwebwe mudukurikirana umunsi kundi mwebwe mudahwema kudukurikirana gukora subscribe mugasharinga bisanzwe ni Nadia nkisanzwe nkuko mumaze kumenyera kuri Montana Empire shangazi wanyu murabizi ko mbakunda kandi mbakunda rwinshi nk'urwo munyereka uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni igice kizakwereka ko umukobwa mukundana yashutswe cyangwa se umukobwa yashutswe igihe muri kumwe wowe uri igitsina gabo ariko kandi nibagiye kubabwira ko ndi kumwe n'umushiti wanjye cyangwa se mugenzi wanjye hano yabibwira bari kumwe n'umukobwa wanyu Teta. Yego Teta arakoze cyane uyu munsi twongeye turagarukana mu yindi show rero hanyuma tujye kurebera hamwe Teta uburyo umukobwa washyutswe reactinga cyangwa se umukobwa washyutswe kizamukubwira nyine ibimenyetso bizamukwereka ese ibyo bimenyetso hari icyo biziho cyangwa ngiye mbanze mufasha yego watubwira kuri umukobwa ikintu cya mbere kizakwereka ko yashyutse aratangira nyine akakwisita ntabwo aba ashaka kukuva iruhande mbere na mbere yego uramutse unamukozeho cyane cyane mu myenda y'imbere cyangwa muri bya bice tuziranyeho mwese muzi yego wasanga ameze nk'uwinyariye icyo nicyo kintu cya mbere kizakubwira umukobwa washyutswe ushaka umugabo cyangwa umusore yego urakoze cyane nanjye reka ngire icyo nongeraho ikizakwereka ko umukobwa muri kumwe cyangwa se umukobwa mukundana yashyutswe akenshi iyo mwicaranye wowe muhungu iyo mwicaranye cyane iyo mwiyumvanamo iyo mwicaranye uzacunge neza akunda kwicara yimunyamunya amaguru yagira gutya kandi noneho ukabona nyine ari kugukoraho cyane ukabona nyine muri kuganira kwikoreshejeho mu bwanwa atangiye kwikoreshejeho kumukoza amabere wowe muniga we mugabo agatangira kwikoreshaho kumukoza amabere ewana ukabona nyine ari kugushimashima mu bwanwa mu gatuza akakumanuka icyo gihe uwo mukobwa nabikora gutyo uzamenye ko yashyutswe ikindi ni ukuvuga ngo akenshi nk'uko mushiti wanjye yavuze akenshi ikariso ye iba yatose cyane kubera ko aba yashyutswe ururenda ruba rwatangiye kuza kubera ko imyanya y'ibanga cyangwa se igituba cye kiba cyatangiye kuvubura amatembabuzi cyangwa se icyo twita ururenda ntabwo amavangingo ari aya buri wese kuba yahita aza ni ukuvuga ngo igitsina cye kiba cyatangiye kuvubura ururenda icyo gihe uwo mukobwa aba yashyutswe cyane kandi burya biragoye ko burya umukobwa washyutswe biragoye ko wapfa kumucika uri umuhungu biragoye cyane Teta biragoye kuba wacika umuhungu hanyuma Teta uri umukobwa sinzi cyangwa se uri mama wakozeho imibonano mpuzabitsina hanyuma wowe iyo uri kumwe na sheri wawe ni iki ukora kugira ngo umugaragarize ko washyutswe nimba utabasha guhita umubwira sheri nashyutswe sheri mbabarira umpe ibintu nk'ibyo ni iki ni iyihe geste ushaka gukora ukamugaragariza ko washyutswe cyangwa se ko ushaka ko umukora imibonano mpuzabitsina ikintu cya mbere ngiye nshobora gukora ni uburyo bwanjye ku buryo nyine utancika nyine numva nashyutswe cyangwa mbishaka yego umuntu wisanzuyeho ndatangira nkamusoma nkamanuka mu bwanwa niba ufite ubwanwa ushobora kuba uri kumwe n'umutipe udafite ubwanwa simbizi ntabwo ariko abagabo bose bagira ubwanwa cyangwa abasore nkamanuka mu gituza muri pasiparume ushobora kuvuga muri pasiparume ni abantu batazi yego muri pasiparume ni abantu bagira ikintu cyitwa nyine impemu mu gatuza nta muntu utabizi cyangwa se hari umugabo nyine uba ufite ubwoya mu gatuza nanone abantu twese ntabwo tumenya ibintu yego iyo ibyo bintu nabikoze nyine nawe ubwawe utabibwira yuko nyine ushaka cyane ntabwo wancika kandi yego ni ukuvuga ngo wowe uburyo uriyagitingamo cyangwa se ugaragariza umuntu emoshoni zawe umuniga muri kumwe cyangwa se umuhungu muri kumwe nuko umusoma yego Teta arakoze cyane Teta urakoze uko niko we reacting ariko twese ntabwo tugira emotion zimeze kimwe buri wese agira uburyo reacting cyangwa se uburyo agaragariza umugabo bari kumwe ko yashyutswe ariko njyewe nzi neza ko nyamuneka mugabo igihe umukobwa muzaba mwicaranye kandi ikindi burya umukobwa washyutswe arakuvuga arakurata mushaka guhindura ikindi kiganiro wenda muri kuganira ibindi bisanzwe ugasanga noneho wa mukobwa kuko yashyutswe kandi ashaka kumurongora
ugasanga we arashaka ko muganira ku kiganiro cyerekeye imibonano mpuzabitsina, ugasanga ari kukubaza sheri ese ujya urongora, ese sheri uheruka gukora imibonano mpuzabitsina ryari, cyangwa se sheri ukunda umugore witwara gute iyo ugiye kurangiza, nyine ku bintu nk'ibyo bijyanye nyine nk'imibonano, se sheri ukunda umugore unyara cyangwa se ukunyongera, ibintu nyine ibiganiro nk'ibyo ngibyo nabyo bizakwereka umukobwa cyangwa se umugore wawe. Yego cyane ko reka ngira ko mvugaho cyane ko ntabwo abakobwa bose ariko bashobora kuba yabaza umuntu gati kubera iki wenda ukunda umukobwa unyara, kubera ko ntabwo abagore bose banyara cyangwa se abakobwa banyara, ariko burya umukobwa washyutswe cyane akenshi arabikwereka. Yego wenda musore kuko urinjije cyangwa se utazi ibyo ari byo ushobora kutabimenya, njye mvugisha ukuri, ushobora kutabimenya ukigira idage ukigira igweja umugani umwana yashize ugatangira kwigira igweja ukirazinya nanjye kuvuga nawe nanjye kuvuga ngo kwiraza Nyanza. Yes, ugasanga iraje Nyanza. Nyamuneka igihe umukobwa muri kumwe hari uburyo no kwikubaho, akajya kwikoreshwaho akwigira ibintu bidasobanutse, akwigira harya kumbi igituba cyamuriye umwana cyamuriye, ari yashyutswe n'ikariso byakomeye, ikariso yatose, ugasanga wowe urahuricaye. Njyewe mbibona kenshi ku barokore, ugasanga uricaye mugiye ngo ndakijijwe ngo sinabikora, fata umwana ufite ihene igihebeba. Nyamuneka umukobwa mukundana rero nibiramuka bigenze gutyo, hanyuma rero uzagerageza uko ushoboye umukorere imibonano mpuzabitsina. Nyamuneka buryo uzarebe akenshi iyo washyutswe cyangwa se iyo witeguye gukora imibonano mpuzabitsina ntiramuka ikozwe birababaza, ni kimwe no kurongorwa nturangize. Ariko se nkivuga kurangiza bari bakurongora ukarangiza, ugiye kuduha ubuhamya ho gakeya ku uburyo barangizamo. Ese iyo umuniga ari kukuswera igihe cyo kurangiza wumva ugiye kurangiza wumva bimeze bite? Duhe nk'ubuhamya ho gakeya. Yewe nka teta ntabwo nababwira yuko nyine ibyo bintu ntarabikora cyangwa ntabizi. Of course uri mama w'umuntu cyane, oya murabizi nashangazi mukongere. Yego kereka nimba utararongorwa ngo urangize. Ntabwo naza hano kubabwira ngo igituba kimera gute cyangwa umuntu akurongora gute, ntabizi uko barongora. Yego njye muri rusange nk'umutipa agiye kundongora nyine iyo ari kurongora, iyo ngiye kurangiza ikintu gishobora kundanga nyine ari ukugufata nyine nkagufata nkagukomeza umva yuko nyine ibituza byawe bihuye n'amabere yanjye. Njye nibwo buryo ndangizamo. Urumva ntabwo kuba wafata umugabo gutya ntabwo ari cyo gituma urangiza. Ariko si ugiye kurangiza, se iyo ugiye kurangiza ni amazi aza. Ese urabona usimbizi niba unyara cyangwa amavangingo, ariko se iyo ugiye kurangiza ni amazi aza nk'amavangingo. Ese dufashe tubyumve. Ese ubundi ni gute barangiza? Ni ukugucumita ugacumita ukavuga wenda kuko umugabo arangije nawe ugatuvuga ati ndarangije, cyo gatumufata ukamugundira gutya ukaburangije. Dusobanura ni gute barangiza? Umva ukuntu rero barangiza. Ari n'umugore nyine ushaka biza bikagufata ukarangiza, bigenda bite? Iyo umugore agiye kurangiza cyangwa se iki ubwo ngenda avuga kuri kote yanjye, nyine ubwo abagore tumeze kimwe cyangwa se abakobwa nabo barabyumva uburyo ushobora kurangizamo. Ko hari umuntu umaze imyaka 10 arongorwa nkatazi ikintu cyo kurangiza, kandi wenda banamurongora akarangiza. Turaza kukigarukaho nyuma icyo kintu. Ikintu cya mbere njyewe iyo ngiye kurangiza nyine nzana amavangingo y'urufuro nyine. Uvura urufuro gusa iyo uri mu gikorwa cy'umuntu mpuzabitsina bari kukunyaza ntuza n'urufuro, umeze nka babandi ahita haza urufuro nk'urwisabune. Oya, njyewe umugabo ari kunyaza nashaka azagira uza mwumvisha uko bimera. Ariko iyo ngiye kurangiza nzana nyine nk'urufuro nyine. Icyo kimbwira ko narangiza, usibye ko njye ndabizi ndabisobanukiwe, ariko hari umuntu ushaka kubibona ntatekereze ko yarangije cyangwa ntabimenye. Yego reka nkunganireho gatoya, reka iki kintu nkigarukeho ikizakubwira ko warangije cyangwa se twebwe abagore uburyo turemye ntabwo turangiza bimwe. Nkuko wavuze ko igihe cyawe cyo kurangiza urangiza ufata umugabo, hari urangiza muruma,
hari urangiza munosha Amunosha. biterwa ariko Hari reka urangiza mvuge avuza induru. yes hari urangiza avuga ngo sheri oh sheri oh ziraje ariko mbona reka kagize bareka twarira aka kantu no kuvuga ngo ubundi kizakubwira ko wowe mugore ugiye kurangiza no kuvuga ngo man kandi uvuge nkomeje ibintu bihera nko mu mutwe sinzi uburyo nabivuga ukumva ni nk'akantu wari wafata agasaro ukagashyira nko mu gapipiri cyangwa mu ijerekani mani wumva ari nk'akantu k'agasaro kari nko mu mutwe sibyo kajya wumva nk'umugabo nyine ari gukoza kuri rugongo harya bayita rugongo kuri rugongo kajya wumva ni nk'akantu kari mu mutwe kakamanuka byagera hasi ugahita wumva ni nk'ibintu bije ari bigafata amano bikayagira gutya mani uri gutuma nseka kandi mani ngiye mba ndi seriye sibyo mani bigafata amano sibyo bikayakunjonjora amano agahagarara amaguru ntiyongere gukora ni ukuvuga ngo aho wafashe niba ari umwenda wafashe nimba wamujatiye uramufata umwuka ntiwongere guhita w'umugabo uwo ni ugahita umufata kuko wumvisha ibintu byamanutse mu mutwe biramanuka biragufata mu maboko ahita bapararize bigeze mu mano birayakonjonjora mirashya hanyuma ni ukuvuga ngo ugahita wumva akantu kameze nk'agasaro karamanutse no hasi no mu gituba no hasi ngo ba hari n'uwo kajya kuza hakaza ibizi byinshi hagahita haza ibizi byinshi yego uko niko kurangiza ubu mbavuze icyo ndenza hanyuma rero ikizakubwira we mugabo kizakubwira ko umugore muri gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ko agiye kurangiza atayongera umuvuduko mu mibonano mpuzabitsina yego hari abagore barangiza ari uko banyajwe hari n'abagore barangiza ari uko bacumise biterwa n'uburyo uwo mugore arangizamo ariko no kuvuga ngo uwo ari we wese yarangiza nyajwe yarangiza cumiswe ikizakwereka ko agiye kurangiza nuko yongera speed mu byo muri gukora kongera umuvuduko nimba yagendaga gake umugore burya yagiye kurangiza atatangira no kujya kunyongera kwa ko aba yumva ko ari kuryoherwa none bikaba byiza biri kumucumita akaba ari umugore urangiza iyacumiswe atangira kujya kunyongera azamura akagezamura murabizi bwa buryo nabigishijemo uburyo umugore anyonga akabaransinga akanyonga akajya azamuka agahura n'imboro bigakuriramo hagati apana kugarama gategereza umugabo ngaza musanga hasi ku buriri aba ari hamucumitira no ugerageza uzamuka unyongera umugabo wawe muhuriremo hagati imboro y'umugabo muhuriremo hagati rero ikizakubwira ko umugore wawe agiye kurangiza umugore atangira kujya azamuka akakunyongeramo gake gake yenda yongera speed akajya gufata akakubwira sheri aho komerezaho akajya kuza cyane oh sheri haje so guys because kabara natwe turabasaba murabizi yuko gusharinga subscribe ni inkunga ikomeye cyane nyamuneka reka tureke iki kiganiro byura kizuza igihumbi so rero mwakoze kubana natwe aho mwankurikirana murabizi ni ku mbuga nkoranyambaga ni Facebook ni Lorenzo w'i Rwanda, TikTok ni Nadia cyangwa se Nadia w'i Rwanda, yes, Instagram ni Mukesha Nadia of course. So mwakoze kubana nanjye reka twumve na mugenzi wanjye. Okay, mwakoze kudukurikirana kandi turabakunda cyane tugenda tubona nyine inkunga zanyu share ibiki byose turabakunda mukeneye inama nabaha nimero zanjye hari umuntu ushobora kuba adasobanukiwe ibintu by'imibonano mpuzabitsina ubwo nabaha nimero yanjye cyangwa hari n'igihe uba ufite ikibazo ushaka umuti nimero yanjye ni 0792 82 58 murakoze cyane murakoze kubana natwe ciao bye bye.